amena. Imana ishimwe cyane ko iduhaye igitondo kandi cy'umugisha n'abandi nijoro ndabizi, ariko twese duhuriye muri iri jambo ryahishuwe 15, ryahishuwe igice cya 15 umurongo wa mbere. Ngiye kuganira iki gice cya 15 n'icya 16 wa munsi twarangirije ku mirongo mikeya y'iki gice cya 15, ariko hano dutangiranye n'iyerekwa ya karindwi. Iryo riza kutwinjiza muri biriya byago birindwi by'imperuka biri hariya ku gice cya 16. hariya dusomye ikimenyetso cy'abamarayika barindwi bavuye mu rusengero rw'Imana. hariya ikimenyetso cya gatatu yavuze ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza. Ku bihamya cyangwa se ibimenyetso bitatu Imana yemeje ubutumwa bwa Mose. Isoma kuva igice cya 4 umurongo wa 8. Uwiteka agira ati kandi nibatakwemera nibatemezwa n'ikimenyetso cya mbere bazemezwa n'icya kabiri, cyangwa nibatemezwa n'ibyo byombi ntibumvira amagambo yawe, uzavoma amazi yo mu ruzi yasuke imusozi, ayo mazi azahinduka amaraso. Kandi bagiye bekurikirana nk'uko tubisoma mu gihe cya Gideyoni. Imana yazaga ishaka gukoresha ibimenyetso cyane. Kwa Gideyoni yakoresheje ibimenyetso bitatu. Usomye ari ku gice cya 6 cy'abacamanza, Gideyoni aravuga ngo nimba mbiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kinyereka ko ari wewe tuvuganye. Ni ibintu bigenda bitwereka ibimenyetso no kwemeza. Sawuli Imana yerekanye ibimenyetso inshuro zitatu. Nuko Samweli imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe. Igitabo cya mbere cya Samweli kiriya gice cya 10. Imana yerekanye imbaraga ku muhanuzi wayo Eliya mu bimenyetso bitatu. Umusozi wa Horebu, soma igitabo cya mbere cy'Abami 19, iramubwira iti sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Rero umwami Yesu ari ku isi yatanze ibimenyetso bitatu zerekana kuza kwe. Ikimenyetso cya mbere cy'umutini wongeye gutoha ariko gutaha kw'Abisirayeli. Ikimenyetso cya kabiri yavuze ikimenyetso cy'abantu bo mu gihe cya Nowa. Ikimenyetso cya gatatu n'icy'umwana w'umuntu ubwo azaba aserutse aje mu bicu, kuko tubisoma Matayo 24 umurongo wa 30. Ntabwo rero bitangaje ko kuza kwa Kristo mu bwiza kwerekanwa mu bimenyetso bitatu biri aha ngaha muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Twasomye icya mbere ni ikimenyetso cy'umugore wari wambaye izuba, ariyo Isirayeli ibyara umwana ku gice cya 12. Ikimenyetso cya kabiri ni ikiyoka kirwanya wa mwana. Ikimenyetso cya gatatu ni aba bamarayika barindwi bazakubitisha isi ibisago by'umujinya w'Imana, kuko tubisoma muri iki gice cya 15 n'igice cya 16. Uyu umurongo uremereye cyane kuri uyu murongo wa mbere wavuze ngo kuzura k'umujinya w'Imana. Mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza. Ni abamarayika barindwi bafite ibyago birindwi, ari byo by'imperuka, kuko muri byo ari umujinya w'Imana ngo wuzurira. Iri jambo muritegere cyane. Iki ni ikimenyetso gikomeye kandi gitangaza, kuko kizakurikirwa n'ibyago by'Imana ikomeye kandi itangaje. Kuko gucungurwa kuzaba kuri kuzura, n'umujinya w'Imana ugomba kuzura. Aho ubutumwa bwiza buvuga kuzura kw'agakiza, Ibyahishuwe byo biravuga kuzura ku rubanza. Amagambo Umwami Yesu yavuze Yohana 19:30. Yesu amaze gusoma vino aravuga ati birarangiye. Umurongo wa 5 uravuga hejuru y'ihema ry'Imana.
hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya rwo mu ijuru rukinguye. Uru rusengero rwo mu ijuru rwakingutse ku bimenyetso bibiri bwa mbere nk'uko twabibonye, ruzongera rukinguke ku kimenyetso cya gatatu. Ijambo ihema ryo guhamya rishaka guhuza isanduku ry'ibihamya ryo mu isezerano rya kera. Rya sanduku twumva ryera ryarimo ibisate bibiri by'amabuye byitwa itegeko ryo guhamya. Mu gihe cyo guca imanza, urusengero rwo mu ijuru ruzafata iya mbere mu guhamya ijambo ry'Imana, kandi ijambo rizuzurira imbere y'ibikorwa byose bya antikristo. Reka turebe rero uriya murongo wa 6 uravuga hejuru ya biriya byago 7. Abamarayika 7 bafite ibyago 7 basohoka mu rusengero. Twabonye abamarayika 7 b'amatorero 7. Tubona abamarayika 7 bafite impanda 7. None haje abandi bamarayika 7 bafite ibyago za nyuma 7. Nibyo byago bizababaza isi nyuma ya bya byago 7 y'ibimenyetso n'ibyago bigize impanda 7. Abantu bazaba bageze aho batihanganira inyigisho nzima, bishakira ibihwanye n'irari ryabo, cyangwa se bishakira ibibanezeza gusa. Bazaba bageze aho bakuramo bimwe mu byanditswe ndetse bongeremo n'ibindi. Ariko ibyahishuwe 22 yaravuze ngo uzakora ibyo Imana izamukura mu mugabane wa cya giti cy'ubugingo, kuwa rwa rurembo rwera zanditswe kuko muri iki gitabo. Nimba impera z'izahishuwe ivuze igiti cy'ubugingo n'umurwa wera, igice cya 16 tuza kureba hariya kigiye kutubwira abazakubitwa n'iryo shano kuko bumviye antikristo. Hari abamarayika hariya ku murongo wa 6 b'abatanzi bazakora itanzi. Abamarayika 7 bavuye mu rusengero bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu gituza. Abamarayika bashinzwe kumena umujinya w'Imana bambaye imyenda y'abatanzi, bafite ubutumwa bwo gusohoza inshingano bahawe n'ishobora byose kuko abatanzi bakoraga. Ariko bazaba bambaye imishumi y'imyenda nk'abantu. Ariko aba bamarayika bazaba bambaye imishumi y'izahabu kuko bazaba bahagarariye ijuru, bakora umurimo batumwe n'Imana. Amen. Wa 7 uravuga ngo kimwe muri bya bizima 4 by'abo bamarayika 7 inzamza 7 z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Mugiye ibyanditswe byerekana urwaza rw'umujinya w'Imana, kuzura kwarwo gufata igihe cyangwa se gufata umwanya. Urugendo hariya dusoma bigenda byuzura gahoro gahoro, kandi ibihe uko bitandukanye niko urwaza rwagiye rwuzura, kugeza igihe Imana yonyine izavuga ngo urwaza ruruzuye, ngiye kumena uyu mujinya. Kandi nta muntu, nta gihe, nta bubasha, nta buyobozi uzashobora guhagarika kumena uyu mujinya w'Imana. Ya 75 umurongo w'9 iravuga ngo kuko mu ntoki z'Uwiteka hariho agacuma kariho vino ibira, abanyabyaha bo mu isi baziranguza itende ryayo barinywe. 51:17 aravuga ngo kanguka kanguka, Uwiteka yasomeze ku gikombe cy'umujinya we, unyoye iki gikombe cy'ibidandabiranya uraciranguza. Yeremiya yabonye icyo gikombe 25 umurongo wa 15 aravuga ngo icyo gikombe cya vino y'uburakari kiri mu ntoki zanjye, kandi uyivunye amahanga yose ngutumyeho, nayo azanywa adandabirane asare abitewe n'inkota nzohereza muri bo. Iyo tureba mu Itangiriro 18 umurongo wa 20 Uwiteka aravuga ati ubwo gutaka kw'abarega i Sodoma na Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho. Kandi niba atari byo ko bimeze ndabimenya, isi izagera igihe abayirega aya masengesho muza gusenga igitondo n'umugoroba, mureka isi
mwerekana ibyago n'ibibazo iteza isi. Aya masengesho azagera igihe cyo gusubizwa. Imana yohereze abamarayika kuyihana. Urusengero rwuzuye umwotsi ku murongo wa 8. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo. Uyu mwotsi werekana imirasire y'ubwiza bw'Imana ugiye gukora imirimo. Ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago 7 by'abamarayika 7 zarangiriye. Abatambyi bashoboraga kwinjira mu ihema cyangwa se mu rusengero rwa Salomo mu gihe ubwiza bw'Imana bwabaga bwuzuye aho. Niko ntawe uzinjira mu rusengero rw'ijuru yo mu gihe kariya gice cya 15 rwa rusengero twavuze, mu gihe ubwiza bw'Imana buzaba bwuzuye. Amaganya 3:44, amaganya ya Yeremiya haravuga ngo wikingiye igicu kugira ngo gusenga kwacu kudahita ngo kukugereho. Mu gihe Imana izaba igiye guca amateka, bizakurikirwa n'ubuntu bwayo. Imana yumva kandi isubiza amasengesho y'abantu bayo. Ahangaha izasubiza amasengesho akomeye ariyo ibihano by'igihe kirekire, izo twita imprecaution. Y'amazaburi muzamwumva tuzadusoma mwe y'ibihano asa n'arenga asa n'ahana. Iki gihe nicyo gihe azasubizwa. Ibihano ku gice cya 16 bizaba ari ibisubizo by'Imana kurengera abagaragu bayo bayitakira ku manywa na nijoro. None reka turebe biriya byago sasa 7 biri kuri cya gice cya 16. Ibi byago 6 muri 7 biri muri iki gice cya 16 bitwibutsa ibyabaye muri Egiputa mu gihe cya Mose. Igice cya 16 urasanga hariho urwaza rwa mbere n'ibisebe. Urwa kabiri ni barumena n'amazi ahinduka amaraso. Urwa gatatu hariya nitureba urasanga haje umujinya w'Imana. Urwa gatandatu ikeri. Urwa karindwi n'urubura. Turaza kubireba mu kanya hariya kuko ariho turiko twerekera. Imana yakubise Egiputa ibihano kugira ngo yerekane imbaraga zayo kuri Farawo, ngo arekura Abisirayeli, ngo baze muri Egiputa ku mugaragaro bemye. Nicyo cyatumye Imana ikubita Egiputa biriya bihano. Rero muri iki gihe kizaza Imana izakubita isi ibihano bikomeye kuko kwerekana imbaraga zayo ku bantu bagumutse birevolse bakanga kubaha Imana. Naho Farawo ukomeye wabo azakubitwa mu ntambara ya Harmagedon. Turazireba mbere y'abera bose bazaba bacitse Antikristo ku mugaragaro. Ibihano yo kuri iki gice biraruta cyane ibyo mu gihe cya Farawo wo muri Egiputa kuko bizakwira isi yose. Kandi ibi bihano by'inzaza na za mpanda bizaba bifite intego imwe gusa: kubabaza abanzi b'Imana, kubabaza abantu banze kumvira Imana, kubabaza abantu banze kwakira agakiza, kubabaza abantu banze gukizwa. Ibi bihano byo kuri 16 zerekana uko bizakurikira kuko ibihano by'impanda zageze kuri 1/3 cy'isi, 1/3 cy'izo mu nyanja, 1/3 cy'amazi, 1/3 cy'izuba, 1/3 cy'abatuye isi. Naho izi nzaza tugiye kuvuga hano zizamena isi, zizagerwa ku isi yose, zizamenwa isi yose, hatazagera ntaho bizasiga. Si 1/2, si 1/3, isi yose izagerwaho n'izi nzabya zirindwi. Bituma 16 umurongo wa mbere avuga ngo numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira b'abamarayika 7 riti nimugende musuke mu isi izo nzabya zirindwi z'umujinya w'Imana. Iryo jwi ntabwo ari iry'amarayika cyangwa se icyaremwe cyose kuko ntawe wabashije kwinjira mu rusengero igihe ubwiza bw'Imana bwari bwamanutse, ahubwo ni ijwi rya Kristo ubwe azabategeka abamarayika gusuka izo nzabya ku isi zuzuye umujinya w'Imana. Haravuga Yesu Kristo, Imana y'urukundo, umuremyi n'umukiza w'abantu bose, ashobora kohereza ubutumwa bukomeye bushya bwo kurimbura abo yaremye. Yewe reka nkubwire uko ijambo ry'Imana rivuga.
ibi biri mu bwiru bw'Imana tuzasobanukirwa tugeze mu ijuru. Amen. Hari icyo abahanuzi babivuzeho hariya ku gice cya 10 umurongo wa 7, ahubwo mu minsi y'ijwi ya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, niwe ubwiru bw'Imana buzaba busohoye kuko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Uzasoma igice cya 10 umurongo wa 7, abantu bavuga ngo Imana ntizashobora guhana abo yaremye. Hari ubwiru, aho niho ubwiru bw'Imana buri. Yobu nawe yavuze ko ukuboko kw'Imana dushobora kwakira ibibi n'ibyiza. Kabiri umurongo wa 10. Ntabwo rero Imana ihanira kubw'amarangamutima nk'abantu, ahubwo Imana ihana binangiye batemera kwihana nyuma yo kugoragoza yinginga. Imana itega amaboko, Imana izatega amaboko kugeza ryari bavandi, ariko iragoragoza, izaje kurekura ibihano ari uko abantu bagumutse. Amaganya ya Yeremiya 3:33, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Ntabwo Imana yishimira kuzahana abantu, ntabwo Imana inezezwa no kuzabona hari umuntu n'umwe warimbuka. Katurebe rero urwaza rwa mbere rumenwa hariya ibisebe bikomeye ku murongo wa 2. Uwo wa mbere aragenda asuka urwaza rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaranya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye. Aba bashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa mu kiganza nibo bazaba bafite ububasha bwo kugura no kugurisha ibyo bashaka. Ikimenyetso hariya bitwereka ko cyo mu ruhanga kizaba cyerekana ingengabitekerezo yabo kuri ya nyamaswa. Bazacunaguza baseka bizera, maze icyo kimenyetso bashyizwe mu kaga ndetse ko kwitwa. Ariko mu buryo butunguranye aba bashyizweho ikimenyetso bazafatwa n'ibisebe bikomeye bibi cyane, bigafate abato n'abakuru, bifata abakomeye n'aboroheje. Nta buvuzi, nta buvuzi buzashobora kuvura ibyo bishega, kuko bizaba ari ibihano by'Imana, kuko izaba ari kanseri itabonerwa ubuvuzi n'isi yose. Urwaza rwa kabiri, inyanja izahinduka amaraso. Iwo wa kabiri asuka urwaza rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intu. Ikintu cyose kiri mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Nyuma y'ibisebe tubonye hariya haruguru bizakwira isi yose, bizaba byatesheje agaciro ubuhanga bwose bw'abavuzi. Icyago cya kabiri kizakubita hasi ubuhanga n'abanyabwenge bose bwo ku isi. Niba inyanja ibitse ibihumeka, uwo munsi izahinduka iyo kubirimbura. Inyanja izahinduka amaraso yica ibinyabuzima byose biyirimo, ibidukikije bikorweho, aribyo twita faune na flora. Abaturiye ibiyaga bazaba abambere, bazahura n'umunuko w'ibyapfuye, amazi ajugunya intumbi ku misozi y'ibyari birimo byose. Ibyorezo bifata abatuye imusozi, ibyo ni ibyago bikomeye cyane. Urwaza rwa gatatu ruri ku murongo wa 4. Uwo wa gatatu asuka urwaza rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Kuruta amasoko n'imigezi n'inzuzi no gukora ku buzima bw'abantu. Ni gute abantu babaho mu gihe ayo masoko yose y'ubuzima yamaze kwandura? Amazi turabizi ko ari ubuzima. Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota aze anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Mu gihe cya Yesu yahinduye amazi divayi, yerekana igikorwa cy'ubuntu cyagaragariye abigishwa be. Mu gihe cy'umubabaro ukomeye azategeka abamarayika ko bahindura amazi amaraso. Bizaba igikorwa cyo guhana, bizagaragarira abazi bose, kuko Imana izaba yitura abamenye amaraso kunywa amaraso nabo. 16 umurongo wa 5 aravuga ngo numva
marayika w'amazi avuga ati wawera we uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho uri umukiranutsi kuko uko ariko wabitegetse bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa nibyo urakwiriye. Uzasome wumva ijambo ry'Imana rivuga umuntu azicuza ibyo yakoze kandi azanywa ibyo yameneshe yavujije nawe abinywe. Nimba abakiranutsi bazahabwa imyambaro yera kuko babikwiriye, aba banzi b'Imana nabo bazahabwa amaraso kuko ariyo abakwiriye. Itangiriro 9:6 uvushije amaraso y'umuntu amaraso yazavushwa n'abantu kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Imana yaje gutanga itegeko ku Israel kubara 35:33 aravuga ngo nuko ntimuzanduza igihugu muzabamo kuko amaraso yanduza igihugu. Yaba impungano yagihongererwa kubwo amaraso yakiviriyemo itaruwa yavushije. Gutegeka kwa 2:32-43 Uwiteka azahorera amaraso y'abagaragu bayo igahora ababisha bayo. Ahangaha yigisha abantu kwirinda kumena amaraso, kwirinda kuvusha amaraso. Matayo 23. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatuma abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yanyu bayigezemo, muhereko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso y'Abeli umukiranutsi kageza ku maraso ya Zekariya mwene Berekiya mwiciye hagati y'ahera w'urusengero y'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora kubika igihe. Iri jambo rero ryavuze ngo marayika w'amazi. Nyuma y'abamarayika bashinzwe imiyaga ku gice cya 7 na marayika ushinzwe umuriro ku gice cya 14 habonetse noneho ushinzwe amazi. Byerekana ko igihano cyose gifite ugishinzwe no kugishyira mu bikorwa muri gahunda Imana yayihaye. Nta kintu kizakorwa kitari kuri gahunda kandi nta gikorwa kidafite ugishinzwe. Umurongo wa 7 uravuga ngo numva igicaniro kivuga kiti ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Ni mu gicaniro ubugingo bw'abera biciwe, ni ku gicaniro amasengesho y'abera azamukira afite umubavu uhumura neza, ni ku gicaniro n'ubundi umuriro w'urubanza uzava ukajyanwa mu isi ukajugunywa mu isi. Aho niho ijwi rizaturuka risubiza ya masengesho y'abera bari kuvuga mu mwanya. Urwanza rwa 4 ni ku murongo wa 8 n'uwa 9. Marayika wa 4 asuka urwanza rwe mu zuba ihabwa kokesha abantu umuriro. Imana yashyize izuba kure cyane y'abantu, itugereho imirasire iba yageze ibirometero ibihumbi byinshi, ariko ahangaha agakingirizo k'izuba kazakurwaho rise ryegereye isi cyane. Yesu yaravuze muri Luka 21:25 ngo kuzaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara bumirwe. Umuhanuzi Malaki mwibuke ko yabivuze kuri 3:19 waza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibonye bose n'ingozi z'ibibi bose bazahinduka ibishingwe, maze ya munsi uzabatwika bashire. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, uzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ibyago bikomeye mwebweho abubaha izina ry'Uwiteka. Haleluya. Izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Haleluya. Imana nimuhumure, iri zuba ntacyo rizadutwara twebwe, rifite gukiza. Haleluya. Tuzakinagira, tuzashabira, tuzashayaya,
tuzatega amaboko, tuzagenda Yego. nta kidutega, tuzakindagira nk'inyana zo mu kiraro. Amen. Haleluya. Amen. Kristo n'umuhanuzi w'inyoma bazaba baragerageje gukora ibitangazo byo kumanura umuriro uve mu ijuru. Abantu babireba kuri 13 z'umurongo wa 13 twarabibonye. Ariko umunsi uzahinyuza ibyo byose, kuko Imana iziyerekana ko izuba n'ukwezi ibimurika byose biri mu kuboko kwayo. Ntabwo Satani azongera kandi kubikora, ahubwo nawe yagira icyo akora. Umurongo wa 9 uravuga ngo abantu boswa n'icokere cyinshi bafite izina ry'Imana ishobora byose. Yashoboye kubateza izo zago, ntibihana ngo bayihimbaze. Izuba rizatwika imibiri, ariko ntizagera ku mitima. Naratangaye none usarira imibiri izashya, ariko imitima yabo yangiye gukorwaho, kuko barushaho kwinangira. Nawe isi izumva avance y'ibihano bikomeye biyitegereje. Urwabya rwa 5 n'intebe y'ubwami icura umwijima, hariya kuri ya murongo wa 10. Marayika wa 5 asuka urwaza bwe ku ntebe y'ubwami bwa ya nyamaswa, ubwami bwe ngo bucura umwijima. Intebe y'ubwami ya Satani ya ya nyamaswa, iyo ntebe henshi yitwa intebe ya Satani. Urwandiko itorero rya Pergamu byabwiwe ko hari intebe ya Satani, kuko Satani afite intebe imwe na ya nyamaswa, kuko Kristo nawe azicara ku ntebe imwe n'abanesheje. Iyi ntebe rero ya Satani izashingwa ku nkombe ya Ufurate, wa murwa wa Babuloni uzaba warubatswe, kandi nk'uko uzabireba kuri kiriya gice cya 17. Azaba ari ugusoza ubuhanuzi bwa Zekariya 5 no gukomeza, aho yabonye umugore wicaye ku ndengo, abwirwa ngo naze, ngo uriya niwe bugome bajya kumwubakira mu gihugu cy'i Babuloni, aho niho azagura ubwami bwe. Tuzabireba ejo ku gice cya 17. Luka 22:53 aravuga ngo kizaba ari igihe cy'ubutware bw'umwijima. Umwijima, uyu mwijima usanzwe nk'uko ibyanditswe bivuga. Sefaniya igice cya 1 umurongo wa 15. Uwo mucyo w'uburakari w'amakuba n'umubabaro wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi uri mu mwijima n'ibihu n'ibicu, n'umwijima w'icuraburindi. Abaramya ya nyamaswa ntibazarebana, ntibazabonana, ntibazaza bamenyana, kuko byagenze muri Egiputa igihano cya 9. Ariko hazaba hari umwijima wo mu mwuka uzaba ufite ingaruka kurusha umwijima usanzwe. Aba nibo bahisemo umwijima, banga umucyo. Ukuri kucirwa iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Nicyo umunsi w'Uwiteka uzaba ari umwijima aho kuba umucyo. Amosi 5:19 aravuga ngo bizaba nk'umuntu uhunze intare agahura n'idubu, cyangwa wegamiye ukuboko ku rusika inzoka ikamurya. Uzaba ari umunsi w'umwijima w'icuraburindi utarifite n'icyerezi na gitoya. Naho abizera azaba ari umuseke wo gucungurwa, naho bariya binjire mu icuraburindi ryo mu mwuka. Yuda 13 aravuga ngo bazambera nk'umurabushega, babiri furo y'ibiteye isoni byabo, n'inyenyeri zizerera zibikiwe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Kuribwa kuzabatera kwinangira. Uriya murongo wa 10 uravuga ngo kuribwa gutuma bahekenya indimi. Ntabwo wasangira ijambo, kuko haravuga ngo bazahekenya amenyo. Ariko uburibwe buraha uzatuma bahekenya indimi, birushaho gutuka Imana nyir'ijuru. Matayo 8:12 Yesu aravuga ngo ariko abana bo muri ubu buryo bw'ubwami bazirukanirwa mu mwijima hanze, aho bazaririra bakahekenya amenyo. Bazahekenya amenyo. Hano havuze bazahekenya indimi zabo, za ndimi zatutse Imana. Rwa rurimi rwabuze Imana na bazaruhekenya, bazarurya, bazarukanja bonyine.
Imana izaba yabateje ibyago bikomeye cyane. Urwanda rwa gatandatu n'uruzi Ufurate ku murongo wa 12. Umumaro w'umugezi Ufurate n'uwuhe? Murabizi umugezi Ufurate iraza kwerekana urugabano rwa Isirayeli n'iburasirazuba, kuko ya Isirayeli ya kera tizafatwa kubw'intwaro. Kwihana ubwoko bw'abatoranijwe kuzarokorwa muri rusange kubera amasezerano y'Imana ku rubyaro rwa Aburahamu. Ufurate rero izafata umwanya mwiza mu bihe by'imperuka, tuzagenda tuyigarukaho muri iki gitabo. Marayika wa gatandatu asuka urwaza rwe ku ruzi Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami burasirazuba yitegure. Ni bwiza Ufurate, uruzi runini rujya muri Mediterane, inyanja nini. Ufurate ivugwa inshuro 21 mu byanditswe. Mbere muri Edeni, mu mateka y'isi, Ufurate igabanya abantu y'uburasirazuba n'iburengerazuba no munsi y'inyanja ya Mediterane. Ubu niyo itanga amazi mu bihugu byinshi bifite peteroli, izamura ubutunzi bukomeye ku isi. Uru ruzi rero ruzakama bitunguranye kugira ngo ingabo z'iburasirazuba zibone inzira zitambuke zize, kandi nta mupaka nta uzazimira usanzwe, kuko abajenerale babitojwe bazaba biteguriye kuza gufata Palestina. Daniel yarabibonye kuri 11 umurongo wa 16, aravuga ngo ahubwo uzahatera uzagenza nk'uko ashaka, uzahatera azagenza nk'uko ashaka, kandi uzamuhagarara imbere. Nuko azahagarara mu gihugu gifite ubwiza, arimbuza ukuboko kwe, agera mu gihugu gifite ubwiza. Benshi bazatikizwa keretse Abedomu n'Abamowabu, nibo bazakorwa n'ukuboko kwe. 11:15 yarabiyanditse, aravuga ngo Uwiteka azakamya rwose ikigobe cy'inyanja ya Egiputa, ariyo Nili, azazana n'umuyaga we, akorere ku kuboko kwe kuri urwo ruzi Ufurate, arucemo imigezi 7, maze yambutsa abantu batiriwe bakwetura inkweto zabo. 51 yaravuze ngo yewe utuye ku mazi menshi, wigwira ubutunzi bwinshi, iherezo ryawe rirageze. Uwiteka dore ngiye kuburanira, ngiye kukuburanira kandi nguhorere, nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibe. Ufurate rero izakama kugira ngo Abisirayeli babone inzira yo gutaha. Amen. Zose z'iburasirazuba zibona aho zinyura. Kristo azaba ari gutegura intambara ikomeye kuri Isirayeli no ku Mana nyir'ijuru. Ubukangurambaga bwa nyuma yo mu mateka, muri aya mateka tugiye kubureba, turashaka kuza kwinjira muri ya ntambara ikomeye ya Harmagedoni. Ubukangurambaga bukomeye cyane. Intambara ya Harmagedoni iravugwa kuri iki gice, cyane ku gice cya 19 niho tuzaza kubireba, turebe impamvu gusa ya Antikristo kurwanya Imana nyir'ijuru akoresheje ingabo z'amahanga, cyangwa se zizahamagarwa zigashorerwa nk'abadayimoni, zigashorerwa n'abadayimoni, zivuye mu isi yose. 16 umurongo wa 13 ngo nuko mbona mu kanwa cya kiyoka no mu kanwa kaya nyamaswa no mu kanwa kawa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igatanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'ishobora byose, ibaterereza ahantu hitwa Harmagedoni mu gihe burayi. Ubutatu bwa Satani buziruka, buzakora ubutatu y'abadayimoni isa n'ibikeri. Bikeri muri Egiputa, ibikeri byigeze kwinjira kwa Farawo bimusanga muri Isirayeli. Ibikeri byaraziraga. Ntabwo bitangaje rero ko ibikeri byo mu byanditswe bizaba bimeze nk'ibyo muri Egiputa, kuko bizakora ibitangaza kandi abami bo mu isi bazabyumva. Abalewi 11 umurongo wa 10
ibitagira amababa n'ibikoko byo mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi n'ibyo byiyogesha mu mazi byose ibifite ubugingo biba muri byo byose murabizira muzahore mubizira ntimukarye inyama zabo n'ikinyogote n'ibikeri n'umuserebanya n'ikijonjororwa n'uruvu birahumanye igituma abantu bataza barya inzo ni ibintu bihumanye kandi hano Imana iraza kubikoresha kugira ngo bihane abantu banze kumvira ubutumwa bwiza kuko abantu b'ibinyoma bahanuriye Ahabu ngo aje kugwa ku rugamba ku ngoma ya Antikristo ingabo zizahurura zitazi ko Ahabu mukuru agiye kurimbuka umunsi ukomeye w'urugamba rw'ishobora byose intambara ivugwa n'abahanuzi benshi cyane cyane igice cya 19 umurongo wa 19 nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwana uhetse na ya farasi n'ingabo ze iyo nyamaswa ifatwa mpiri reka turebe rero Harumagedoni ni cyariya twari twigezeho igice cya 16 iratwereka aha iyi ntambara ikomeye izahabera ngo ku musozi wa Harumagedoni ariyo musozi bita ngo ni Megido intambara Megidon intambara yo muri Megido zabe umusozi wa Megido uri mu majyaruguru y'ikibaya cya Yezereli aha niho Napoleon yasibagiye cyane mu kibaya ahakorera intambara ikomeye cyane hari uburyo bwiza bwo kuyobora urugamba aho abantu benshi babona ko Kristo ari we azasoreza urugamba rwe hari umunyamerika umwe nasomye mu mateka ngo washatse kuhubaka inzu ngo Kristo azahitahemo cyangwa se azayifashishe igihe azaba ari kuri urwo rugamba ariko yagiye ku itorero rizaba ryarazamuwe intambara ya Harumagedoni izababera barazamutse haleluya amen kiriya kibaya nubwo giteguwe n'intambara abera tuzamutse tuzaba twagiye uyu munyamerika ari mu gushaka ngo kuzahashira inzu ariko Yesu ntabwo azaba akeneye inzu rero amateka y'iki kibaya cya Megido yabaye umurwa mukuru w'abanyakanani Yosuwa 12:21 undi mwami witwa Tanaki n'umwami w'Imegidoni mu gihe cya Antikristo uyu musozi uzaba ugifite imbaraga za strategy uzaba uri mu musozi strategique wo gukora urugamba Megido niho Sisera umugaba w'abanyakanani ba Yabini yahuriye na General Barak wakoranaga n'umuhanuzi kazi Debora niho Imana yiyerekanye iri kumwe na Debora icyo gihe Debora yaravuze ngo ijuru riratabara amen Kristo niwe uzabakera hariya turasanga aha Kristo niwe uzaharwanira urugamba kandadeshe kuko abacamanza 5:20 ijuru rizongera ritabare inyenyeri z'ingendo zaryo ngo zizarwana na Sisera haleluya inyenyeri z'ijuru abamarayika b'ijuru bazamanuka bagendane n'itorero igitabo cy'abacamanza kizongera gisome ijuru rizongera ritabare kuri uriya musozi wa Megido icya gatatu Igilibowa mu majyepfo ya Megido niho Sawuli yaguye ku rugamba haruguru yaho ku musozi wa Karumeli niho Eliya yica ingabo za Baali aha niho abacuzi n'abapfumu b'idini ya Antikristo bazarimbukira icya kane Megido niho Ahaziya umwami mubi wa Buyuda mwuzukuru w'umugome wa Ahabu yaguye umuntu uribuka wese nahangaha Harumagedoni hazamurangiza hari Imana yateguriye abagome n'abanzi bose barwanyije abakozi b'Imana icya gatanu nahangaha Megido umukiranutsi Yosiya yaguye mwene Amoni umwami w'Ubuyuda abantu bose baramuririra cyane iki cyunamo cyasuraga ikindi kizakurikira aho abamutumise bose bazamuborogera nanone amina uko dusoma igice cya mbere cy'Ibyahishuwe abamutumise bose bazamuborogera ni muri iki kibaya bazongera bahakorera ikiriyo bazahaborogera bazikubita mu bituza baboroge bavuge ngo iyo tubimenya bazongera kandi bahakorere ikiriyo
kiremereye cyane. Ya Imegido yo harababaje cyane aho ngaho hararemereye. Bazamuborogera nkurira umwana w'ikinege, bazakora icyunamo gikomeye muri Yerusalemu yose. Zekariya 12 umurongo wa 10 aravuga ngo uwo munsi bazaboroga cyane uko baborogeye i Harumagedoni mu kibaya cya Megido. Dore rero uko bazahuruzwa ku rugamba. Menya intambara ya Harumagedoni izahuza iburasirazuba yose yo hagati. Mwibuke ko mu 1991 ndabwira abantu basoma ibitabo mu ntambara yabaye mu kigobe cya Perse, yacemo abantu bose, yahuje abantu b'akarere kose ko hagati. Urugamba bise ingabo yo mu butayu, wahuje ingabo 550. Abandi boherezwa ku mipaka y'ibihugu by'Abarabu. Iki kibaya cyashoboraga kwakira ingabo 200,000 bazaba baturutse impande z'isi yose. Niko bazishira hamwe kandi bahurujwe na Antikristo, biteguye kurwanya ishobora byose. Ibyo Dawudi yabivuzeho kera. Zaburi ya 2 umurongo wa 2. Abami bo mu isi bose biteguye kurwana. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka. Umwami Imana izabakoba, ijuru ritabare. Abisirayeli bagoswe n'izo ngabo bazaba bafite ubwoba bwinshi, bikubise mu gituza bicuze, bibuka uwo babambye bamuborogere. Imana izaba yabaziburiye isoko yo kuboza ibyaha, bahabwa umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga, barebe uwo bacumise baboroge, bagire ubuntu bwo kubabarirwa, kuko tubisoma nibwo Kristo azasana Yerusalemu. Zekariya igice cya 14 irabisobanura neza. Murongo wa 3 ngo maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga kuko yajyaga arwana mu ntambara. Murongo wa 4 azashinga ibirenge bye ku musozi wera Yona usadukemo kabiri. Uwo munsi uzwi n'Uwiteka, utaramanywa ntube nijoro, ariko nibigeza nimugoroba hazaba umucyo. Haleluya. Murongo wa 7 wa Zekariya 14 ngo mugoroba ngo habeho umucyo. Amina. Ubwami bw'Imana bwa Kristo bushingwe. Haleluya. Hari parantezi iza kuza ku murongo wa 15. Parantezi ndoyari. Iri jambo riratunguranye cyane kuko hano rivuga kandi ugatanga umwami Yesu yashatse ko abe baba maso ntibazatungurwe muri igihe cyo kuza kwe. Niwe avuga ngo dore ndaza ngo umujura hahirwa abakuba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa, bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ni mu gihe abantu bazumva ko batekanye, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kuribuka kuzabatungura. Kuko ibise bitungura umugore utwite kandi ntibizabasha rwose, ntabasha kubikira. Bavandimwe reka twitegure kuza ku mwami, nibwo umunsi w'Uwiteka uzaza utadutunguye. Tube maso. Pawulo abwira Abatesalonike 5 umurongo wa 2 urwandiko rwa mbere. Kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza kuko umujura aza nijoro. Yaba nyir'urugo yomenya igicuku umujura azaziramo yabaye maso, yamugiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Tekereza ukuntu abantu benshi bazisanga imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, babazwa izo bakoze byose bakiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa bibi. Urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto 5 umurongo wa 10. Petero we urwandiko rwa mbere 4:17 aravuga ngo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu nzu y'Imana. Ariko se niba ruzabanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Abandi usanga batakaje ikamba ryabo, Yahishuwe 3 umurongo wa 11. Nicyo gituma bimurira abantu ngo komeza icyo ufite, batazagutwara ikamba ryawe. Yego. Kuko umurimo w'umuntu wese uzabura inyungu cyangwa se ingororano. Ariko bari
barinda agakiza kabo nyamara bakizwe kabakuwe mu muriro. Itorero rya Sardi ryabwiwe ko rifite abataranduje imyenda yabo nibo bazagendana na Yesu bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Yesu agira itorero rya Laodikiya inama yo kugura yera, ngo nimuze mugure imyambaro yera kugira ngo bikure ubwambure bwabo butagaragara. Amen. Abanesheje b'i Sarudi na Laodikiya bazamanuka mu itorero mbere y'intambara ya Harmagedoni. Abandi benshi b'aya matorero yombi bazinjira mu mpuzamadini ekumenisme ya Antikristo, bafatwe n'ibitotsi byo mu mwuka n'amateraniro ya nyanyarureshwa, ariko bazakorwa n'isoni. Ubwambure bwabo buzabata hanze kuko batabaye maso ngo barinde imyenda ariyo mirimo yabo. Nuko rero urahirwa nuba maso. Reka kureba urwabya rwa karindwi ariyo Babuloni iraguye. Ahari iminota yacu izaba iriko yegereza. Umutingito wa mbere mu mateka y'isi 16 umurongo wa 17. Marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere. Umurongo wa 17. Noneho umujinya w'Imana uzaba ugeze ku bami b'ikirere, kandi Satani ubwe n'imigambi ye n'isi bazabona ingaruka yazo. Kandi Babuloni izaba yabaye icumbi ry'abadayimoni, niyo ya mbere izakubitwa n'urubanza rw'abatware n'abadayimoni. Bazagaragazwa n'umutingito ukomeye kuva isi yabaho. Ijwi ry'Uwiteka rizavugira mu ijuru mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Umurongo wa 17. Birarangiye. Iri jambo birarangiye mwibuke ko ryumvikanye mu rusengero no kuri ya ntebe inyonga yuko byose bisohoye cyangwa se byuzuye. Yanditswe na Kristo ku musaraba. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Naha i Yerusalemu umwenda wakingirizaga ahera watabutsemwo kabiri. Uwo munsi w'urubanza rwa Babuloni ijwi rya Kristo rizongera ryumvikane mu rusengero riti birarangiye. Ihuye n'umutingito utarigeze kubaho. Habagira n'amajwi no guhinda kw'inkuba, ngo haba n'igishitsi cyinshi kitigeze kubaho. Abantu babaye ku isi, wa mudugudu ukomeye ucikamo gatatu. Uko twabonye mu Byahishuwe 11 umurongo wa 8. Yerusalemu yiswe umurwa mukuru. Niyo igaruka hano kuri 18 nyuma yo kwitwa kw'abahamya babiri. Kimwe cya 10 cy'umurwa kiragwa. Igiye Palestina izagarurirwa abanyamahanga. Wa kabiri umurongo wa 3 aravuga ngo uwo munsi Yerusalemu uzahindura ibuye riremerera amahanga yose, kandi abazayikorera bose bazakomereka cyane, kandi amahanga yose azakoranira kuharwanya. 14 Zekariya umurongo wa 2 aravuga ngo nzakoranya amahanga yose atere Yerusalemu, kandi uzahindurwa amazu, uzasahurwa, abagore bazafatwa ku ngufu, bamwe bazajanwa ari imbohe, abazasigara ntibazatsembwa. Abisirayeli 2/3 bazashira, hazarokoka 1/3. Musome Zekariya 13 umurongo wa 8. Uwo ni ubuhanuzi mujye mukumva cyane. Uwo mutingito uzagera ku isi yose, uzagera mu cyaro, ugere mu migi, kugeza muri Babuloni ku cyicaro cya Antikristo, kapitali ya Satani. Imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga ariyo kazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Kwereka gushira kwa Babuloni, ibirwa ariyo by'amajyaruguru bikomeye by'isi bizahunga, naho imisozi n'amahanga akomeye bizongera kuboneka. Amajyaruguru y'isi mujye muguma mutekereze kandi mwumve iyi Babuloni ukuntu izaba imeze. Tuzabiganira niyenda ubutaha turebe ukuntu amajyaruguru y'isi cyane cyane le pays ziriya za ruguru y'Iburaya muzabikora cyane, kandi muze musoma ibitabo mukurikirana ubuhanuzi. Urubura rukomeye ku isi, urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru. Ibuye ryaryo rimwe ngo ryari riremereye nk'italanta, ni ukuvuga ngo ibiro 25
z'urubura bituma abantu batuka Imana. Icyago cya karindwi cy'ibisebe muri Egiputa kizongera kigere ku isi yose. Imana yabajije Yobu ngo uzi ububiko bw'urubura uko rungana, uzi aho urubikiwe, uzi ukuntu rutera amakuba ku isi n'intambara. Urubura urabizi ko Imana ari irugira, izarumbura uwo munsi rumanuke rumenagura isi. Yeremiya 30:23 aravuga ngo dore umugaru w'uburakari bw'Uwiteka wabyutse umeze nka serwakira, uzava ku mutwe w'abanyabyaha. Uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye ku mutima we. Ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza kumva no gusobanukirwa ibi byago tumaze gusoma. Tube maso twirinde, ejo tuzakomeza kureba Babuloni n'imikorere yayo n'uko izakora. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe kwitegura, Imana ibahe kuba maso, Imana ibahe kumesa imyenda yanyu. Tuhore twitegure Yesu azaza. Yesu ari hafi agiye kuza. Imana ibahe umugisha, Yesu Kristo umwami wacu. Amen.